Umurimo w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro watangijwe mu Rwanda nko mu myaka ikabakaba 100 ishize, ukaba wari umwihariko w'abagabo. Ariko buhoro buhoro abagore bagiye bawutinyuka, bamwe bakawukora by'amaburakindi, ariko abandi bakawubonamo isoko y'amafaranga ashobora gufasha umuntu mu buzima bwe, maze abawubanjemo bagenda batinyura abandi. Mu bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu 11.6% gusa nibo bagore, naho abagabo bakiharira 88.4%. Ntitwabura kandi no kuvuga ko mu bakora business y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro 6% muri bo ni abagore. Mu rwego rwo gukangurira abagore kwitabira uyu murimo, umwe mu yafatwaga nk'iy'abagabo, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango (MIGEPROF) ku bufatanye na Rwanda Polytechnic bateguriye amahugurwa abagore n'abakobwa bawurimo, hagamijwe kubongerera ubumenyi bwo kuwukora kinyamwuga. Basanze hari imyuga n'imirimo myinshi ikiganirwa n'abagabo cyane. Ndibuka nko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'uruhererekane rw'imirimo rurimo, batangiye turi abagore 9%. Ubwo busesenguzi rero bwo kureba ikibura bwatweretse ko ikibura cya mbere ari ubushobozi bwo kubikora, niko kwicarana na IPRC kugira ngo tugene gahunda yo kubaka ubushobozi kugira ngo nanazamuka muri rwa ruhererekane rw'imirimo iri mu bucukuzi azagere hahandi afite ubwo bushobozi. Ariko tuza gusanga hari n'ikibazo cy'imyumvire. Kugeza uyu munota navuga ko turi kugera ku musaruro, kuko iyo ugiye mu birombe bitandukanye usangamo abakobwa n'abagore bari gukora ya mirimo ya yindi yarizwe nyine ko ari y'abagabo, kandi bakayikora itanga umusaruro kubera ko babifitiye mu bushobozi. Aya mahugurwa yatanzwe na Rwanda Polytechnic anabera mu ishami ryayo rya Kigali, bigishwa amasomo anyuranye afitanye isano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi akaba yaratanze umusaruro mu kazi aho bakorera. Muri rusange twatangiye guhugura abadamu n'abakobwa mu kwezi kwa 10 mu 2022. Ubu tuvugana muri 2026 tumaze kwigisha abadamu 286. Aya masomo bagiye biga, dufitemo isomo binda kwimakaza ihame ry'uburinganire mu kazi, tukanigisha n'abasaza babo. Ese bitwara gute uri kumwe n'abasaza banyu mu kirombe? Urumva ntago ari ugucukura direct. Gender mainstreaming, communication skills ni ibintu bijyana no kubatinyura kugira ngo tuzinje muri ya masomo yandi y'ubucukuzi, noneho kuko baramaze kwitinyuka kandi n'abasaza babo nabo baramaze kubona yuko abadamu bashobora kujyana nabo mu kirombe bagacukura kandi bose bagatanga umusaruro kimwe. Muri Kamena 2026, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ifatanyije na Rwanda Polytechnic bakoze igikorwa cyo gukusanya amakuru ku musaruro wavuye muri gahunda yo kongerera ubumenyi n'ubushobozi abakobwa n'abagore bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ku bakobwa n'abagore 172 babajijwe n'amasosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro 9, amakuru batanze yagaragaje ko muri bo 89% bari basanzwe bakora, ubu barashobora kunoza akazi kurushaho. 99.1% by'ababajijwe bavuga ko ubu bakora ibyo bazi kandi bakumva batekanye, naho 57.3% by'ababajijwe bagaragaza ko amahugurwa yahuye neza n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Amahugurwa twahawe yadufashije kumenya icyo mining ari cyo bakoramo, biduha no kwitinyuka. Icyizere mfite bakindemyemo nk'umugore ushoboye, nkakora ibintu nize nk'umugore, mbasha gusohora umusaruro, nkabasha guhembwa. Ubu kuva navayo umurimo wose ushoboka, aho bambwira ngo erekeza ukorera ahangaha, mbona ko hari safe, hari ubuzima n'umutekano, nta kintu nshobora kuhabera, hose ndahakorera. Icyo bampa gukoresha cyose ngomba kugikoresha. Nyuma y'amahugurwa nahise niyumvamo icyizere gikomeye, kuko ko aya masaha yo ndi mu kazi baraza haboneka ikibazo bakambwira Tarine ngwino, kuko we warabyigiye, ngwino ubereka abantu ikintu bari gukora, ugahita wumvamo icyizere rwose ko ukomeye mu kazi.
naho abakoresha bose babajijwe bagaragaje ko ubu banyuzwe n'imikorere y'abahuguwe, aho usanga 71% bafite imikorere myiza ndetse 29% bo bakaba indashyikirwa. Dukoresha abakozi barenga 1,600, 13% ni abadamu. Ababashije kurangiza mu mahugurwa turacyari kumwe. Hano iyo habayeho ayo mahirwe, umudamu agatwita asanzwe akora akazi k'imbaraga ko mu kirombe, HR ibahereza uturimo tworoheje two hanze, bagakora amasuku, bagakora n'utundi twose mu gikoni, ibintu byoroheje. Undi baba bahembwa bari abakozi ba kampani, akazagenda akabyara nk'uko itegeko ribitegeka, yazarangiza akagaruka. Kimwe mu mpinduka byazanye bagaragaje kwitinyuka. Dufite ingero zifatika z'abantu bavuye kuri pozisiyo zimwe bakoreragaho bakajya ku zindi nyuma y'uko bavuye muri ariya mahugurwa. Ubona basigaye basobanukiwe ibyo bakora ukurikije n'ukuntu mini iri kugenda iba develope cyangwa iba avance. Ubona turi gukenera ibintu byinshi bisaba abantu kuba bafungutse mu mutwe bumva ibyo bakora. Icyo ni kimwe mu byo bagarukanye. Bwafataga umuntu uhuguwe tugushinze izi ndani ebyiri, akamenya ngo ubuzima ni ubu, akamenya ngo we mukozi akaho umurongo ngenderwaho. Ibyo bituma urwego twabateganyagamo twararuzamuye kugira ngo ubumenyi bwabo buzamuke bukure bugere hejuru. Ariko noneho harimo n'ababaye promoted bitewe n'imbaraga bashyizemo, ubu bakaba bafite inshingano zo kuyobora abandi ndetse no kwita ku bandi. Mbere nari umucukuzi bisanzwe nta mukozi nk'abandi, maze guhugurwa narishimye cyane bakimara kumbwira ko mbaye umuself officer ushinzwe ubuzima n'umutekano. Maze guhabwa amahugurwa rero barampromotinga, ubundi nari umu mining assistant, nk'uko aba basohora ingorofani nibyo nakoraga. Hanyuma rero nyuma y'ayo mahugurwa nkora ako kazi ka geology assistant. Amahugurwa ibyo nize cyangwa ibyo nabonyemo n'ubushobozi nagaragaje nyuma y'amahugurwa cyangwa se confidence navanyeyo niyo ituma ndi uyu munsi. Bampaye promotion y'u plant sample, narabyishimiye cyane kuko nahoraga mfite inyota yo kuba nageraho mva naho njya nkahindurirwa umurimo n'amafaranga akiyongera. Ni iby'agaciro cyane kuko kubona nyobora abantu nduta ndetse n'abanduta nabo tungana. Nimba nge umwana ungana gutya nabasha kubwira umuntu w'umusaza ati kora iki ngiki akagikora, mbese mwumva ndishimye cyane. Direba control mu biro bishinzwe abakozi cyangwa muri human resource byaranshimishije, numva nifitiye icyizere kurushaho kuko n'amafaranga ariyongera. Mbere y'amahugurwa nabaga muri Tanando Mufasi. Kuva mbonye amahugurwa nta hantu na hamwe ntakorera. Kwinjira muri security rero nta kibazo kugira ngo nje mbasha kureba abakozi binjiye. Akazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku bakobwa n'abagore kamaze kumenyerwa ndetse karishimiwe cyane kuko gatanga imibereho ndetse kakanashingirwaho icyizere cy'ejo hazaza. Ariko aho mboneye amahugurwa bakampromotinga nkaiba n'umukontragiti, ibyo byaramfashije cyane kuko amafaranga nibura mpembwa aba yisumbuyeho kandi ahoraho uko aca kuri konti. Tinyuka nk'umugore nkafata kredi nkagura ubutaka. Ubu nanjye nkurikije nk'imyaka mfite ntabwo nabwira mama ati ngurira pad, ese mama ndashaka amavuta yo kwisiga, ariko nimba mbasha gukora nkabasha kuba nabyiha n'ibindi nabigeraho. Imibereho yarahindutse cyane, munabasha gusa neza, wumva iyo umuntu afite amafaranga asa neza. Urumva niba narabashije kugura ikibanza cya $2,000,000 gushinga business ya $5,000,000 bambona ko bizashoboka. Nyine hari ibintu byinshi cyane umukobwa yaka umubyeyi ukabona biteye isoni, ariko aka kanya nanjye ndabyiyakira, habe n'ubwo umuntu ambwira ati wamfashije ko mpuye n'akabazo nkaba namufasha. Ubu rero harimo itandukaniro ryinshi cyane kuko nanjye aka kanya ndishoboye muri make. Yishyurira umwana wanjye ku ishuri. Nta muntu ujya kumbaza ngo mituweli, imyambaro ndayigura ndetse nkanizigama nkabasha kugura nk'itungo nkajya ndireba ndi guteganyiriza umwana wanjye ejo hazaza. Mu gihe narabona akazi ntabwo nabashaga kuzigama, nkabasha kuba nagura iyo ngurube, kuko niba nguze ingurube imwe ejo ngira ebyiri
ejo nkagira 3 nkiteza imbere muri ubwo buryo. Abagore n'abakobwa bari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro barakangurira bagenzi babo gutinyuka nabo bakaza muri aka kazi. Abakobwa, abadamu benshi baba bagifite ubwoba ngo ntabwo twakinjira mu mwobo ngo tugiyemo ngo byatugwira. Njye inama nabagira nuko batinyuka bakaza mu kazi nabo bakabasha kwiteza imbere nk'uko nanjye niteje imbere. Nk'abakobwa cyangwa abadamu batinya ibi bintu bya mining nabamara impungenge ko ari akazi nk'akandi kandi kugeramo ugatera imbere ubuzima bugahinduka. Gusa imbogamizi nazo ntizabura, haracyagaragara ibyo kunozwa kugira ngo birusheho kugenda neza. Dufite icyifuzo cy'uko twabona andi mahugurwa ariko bagafata n'abandi bagenzi bacu b'abagore bakabasha kwitinyuka nabo bakabahugura tukarushaho kunoza inshingano z'akazi. Dukeneye andi mahugurwa akarenga amezi 3 akajya ku mezi 6, kuko amezi 3 tuba dugifite inyota yo kuba twamenya igihe kikaba gitoya. N'amahugurwa y'igihe gito tutavuga ko atanga byo bwo kugira expertise ihambaye, ariko rero nabwo afite icyo nyine amara kuko bazamuka mu ruhererekane rw'imirimo irimo hariya. Imbogamizi rero ya kabiri ikaba abantu 90 ku mwaka turi kugeraho ni bakeya muri gahunda y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro iri kuzamuka cyane mu gihugu cyacu. Ibyakozwe mu korohereza abakobwa n'abagore kwinjira mu kazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni ingenzi kuko byatumye bakinjiramo ari benshi kurusha mbere, bibabera imbarutso y'imibereho myiza n'iterambere ryabo. Kubahugura rero nabyo bibongerera ubumenyi mu kazi kandi binatanga umusaruro aho bakorera. Ku bufatanye bwa Migeprof na Rwanda Polytechnic bazakomeza guharanira ko umubare ndetse n'ubumenyi by'abakobwa n'abagore bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro byiyongera muri gahunda yo kuzamura umubare w'abagore n'abakobwa bari mu mirimo yari imenyerewe ko ikorwa n'abagabo.